I love you so much. Yenda nebwe niba umuntu akurongoreye umugore. Tekinika nawe urongora uwe bibe kimwe ku kindi. Urabona kuna banyitayeho. Kagasimbara. Abanyitayeho ndabizi. Je mfite n'inshuti yanjye nyayo cyangwa se ari nka petit frère na grand frère. Nshobora no kumubwira ati shiri musamuze rwose. Gabasi kama akabizi kugira ngo ubyizere kuko nta gitanda kiri hano ngo twata tukwereka ibirenze ibyo. Hari ikindi ukeneye ko ikigekira kuza muhe icyanjye basi aba ari cyo gutereka. Of course wenda byibuze ko nanjye ndagifite. Yo iyi ni Big Show TV Rwanda muri kureba hanga mukurikire. Hano mfite umuhungu w'umusirimu cyane. Ariko se usigaye mu ibyo n'icyo usigaye bro? N'icyo usigaye? Kani kamangu ubungubu. Mbese nawe usigaye ari muri bibero. Nabaye umwana mutoya. Bibero so uri konsa. Ndi kuri bibero. Milk na bibero ezaka na bezo ya mapate. Ezaka na bezo na bibero ezaka yako yoka na Robbie Boy. Milk na bibero ezaka na bezo ya mapate. Ibyo uzabyumvisha. Cha ibintu byambwira nge naho nabishobora. Yaka sigaye urya neza. Bose bamunyamakuru ko mbona ureba ikiribwa cyanjye yiko ari ratio yanjye. Havise kandi. Hagiye murya bo mwihigi umuntu azajya kwihigira kandi ibintu byo mpfa n'abantu ngiye no mutubari umuntu azajya kwihigira nimurangiza mushe mani kuki urya neza cyane kubera iki wala n'umugore n'abamukoye mwana wamukoye wala urabona uyu mwana ni weekend uyu niwe nsangira nawe weekend niwe nsangira nawe ubuzima ubuzima ni bugufi tujye turya tukiri ejo tuzapfa tubisige. Uravuze ubuzima ni bugufi. Ese ni ubuzima ni bugufi ngo mwango ujye abana ubu munsi uzanye teta umunsi uzanyisha gere icyo mubaza wowe mubaza teta oya ntago ibyo bintu numva umuntu agomba nyine no kugenda arya ku ndyo zose kugira ngo zagende avuga ati uko biri kose ntako nagize kugira ngo Imana itazanamubwira ati nkawe Yaka ko naguhaye urumva umunwa wo kurya waragiye urarya cyangwa waragiye byarakunani ako mani bro kangubaze ibyano bikura reka nze nkubwire buriya ushobora no nkuko bikubwiye ushobora no kuzagera mu ijuru Imana ikakubaza ati wowe niki wakoze ku isi nari abana icupa ryigeze riva ku munwa umwaka ushize 2023 ngiye nabibwiye abantu ntacyo nagezeho pe ariko nari abana nkaba icupa ikibazo cy'icyaka cyarakemutse ni nacyo kintu ngewe nakwiye muri industry nyarwanda nta nzu nakuyemo nta modoka mfite nka ba papa sava ariko abana barabonetse ikibazo cy'icyaka cyavuye mu nzira. Ese urugwana rukuye muri Uganda cyangwa ni Ethiopia ni n'umunyarwanda n'umunyarwandakazi asa abanyarwandakazi yusimbanya buri kanya reba abanyarwandakazi ngenda bakunda paske nubwo nari umunyarwanda ngenda umukongomani ariko ubu imyaka maze mu Rwanda nayo narangije kuba umunyarwanda ngiye nahungiye ntabwo ndi umunyarwanda nahungiye mu Rwanda ariko by'umwihariko ndashimira na leta y'u Rwanda uburyo yatwakiye uburyo nubwo turi impunzi tutabayeho neza ariko so umutekano ebana urahari kabisa ndashimira by'umwihariko government of Rwanda yose biravuze ngo uri umukongomani abamamari yari bajya bavuga runaka bira umugore yango ndagukunda mu kiringa sheri nangana linga kayo for penza je t'aime beaucoup ndagukunda cyane na linga kayo makasi I love you so much. So ufite umugore w'umunyarwanda ariko aziceneza cyane uravuze ngo ndagukunda mwirenga nako mutse n'umutoma ariko nagiye kugusubiza bwati sheri wanje agiye kuvuga aziceneza cyane ko izicyoneza ndabona hano umukobwa mwiza umusirimu nagiye kugusubiza nk'umuntu ugukunda kandi banashimye cyane nakubwire ngo ndagukunda cyane kandi gutya in English
I love you so much. umugore barakwanga baramuhamagaye shira baramuhamagaye uyu mwatubeshya ngo ufite umugore gukunda samuhamagaye byumva ahise mukupa doreba mu gihe turi kumwe arabizi ko ninjye nawe tuba turi gukundana kuko nawe mu gihe tutari kumwe nawe nyine bari mu zindi. Aha uvuze ngo umugore wawe mukundana muhuje. Njyewe ni ukuvuga ngo njyewe nanaburaye aho kugira ngo mburare yacuruza. Bivuze ngo muguye mukora business. Nagira ngo mburare njye for example njyewe nabibwiye n'abantu ndamutse wenda mfunzwe ndi amageragere. Wenda for example nkatiye imyaka 25. Size umugore hano hanze. Nkabona umuntu uzajya umundongorera akabona icyo ansurisha amageragere. Namubwira tukomereza aho rwose. Ubundi se washa ku mugore mu bukamushyira hariya w'igitebo nawe uzamana igihumbi batayabacana kagatito. Uwo mugore yaba ari umugore cyangwa umugore mwiza no wundi umuntu azajya abona akamubwira ati uravuze ngo umugore mwiza ni ureba ukaba wacuruza nese umugore mwiza unagaragara gute? Umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka cyane rwose. Afite tayi nziza nkuko ari mwiza ari ku mutima ari ikihe like nk'umugore avuga ngo ku munsi ngo dahari ngo mukundana muko muhari kwasanga umukobwa rwose ateye neza ni mwiza. Yes uravuze ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka none se Yaka mwana hari abagabo ubona hano ugasanga rwose ari kumwe n'umugore uteye neza mwiza ariko mu rugo hari umusiza amakara umutima wagira ngo bawusiza amakara rwose. Mane ko ndeba umugore baracamuhamagara agaragara nk'umuntu ukubeshya niyo muri kumwe bamuhamagara ubundi ubushoboye kumurongora bavugishwe ubushoboye kumurongora none se ushaka ufite umugore rero ntuzamuvugisha wenyine ni inyamaswa sinabana wenyine ubundi bwabwirwa n'iki kari mwiza oya ntabana n'abantu rero babandi umugore wanjye umugore njye nari nababwiye niba umuntu akurongoreye umugore tekinika nawe urongora uwe bibe kimwe ku kindi maze urajya kubyimbya umutwe ngo bakurongoreye umugore wowe warongoye aba bandi ni Kigali bishiye ko ari mwiza mani batamurwanira ngo uvuge ngo wenda aravuga ngo nta kipe ikina ari imwe amakipe aba ari abiri none ubwo urumva wabwirwa n'iki ku mugore wawe ari mwiza wirwa ari wowe muba muri kumwe ntumva ari ukubwira ati umugore wawe namubonanye na runaka ikipe ikina rumwe se ubwo yakinika n'itsinda yakikinanika n'itsinda hago for example ngiye nabibabwiye nk'umuntu uri mageragere ukajya kubyimbura muri gereza urafunzwe hanze nk'umugore wawe baramurongora bamurongoye akabona icyo gusurisha ubundi se ko bamurongora unahari uri hano hanze nkanswe none ufunzwe uri mageragere ukabura n'ugusura ariko umugore wawe habonetse undi muntu akita ku rugo mu gihe uri mageragere wenda for example ukatiye 25 cyangwa ukatiye burundu ngo numvise mu kazungu bamukatiye burundu ubwo abonye umuntu wita ku mugore we ukatiye burundu cyangwa 25 ntago washimira Nyagasani. Kugira umugore mubi ni nko kugira igicuruzwa kibi kabisa. Rero reka babwire mu murambeshya ubu murakundana koko ngaho munyeke kuno mukunda wala murambeshya show me for example here muri hanga abanyamuri kwibanga romantic mwege murabeshanya wallahi show me nimba umuntu yifashe ubundi biranago mani gukundana nago gukundana ari bya bindi ngo umukobwa ngo kuba ngo umushiri ngo atamupostinga ngo kuba ngo atamushira profile wapi nimba umushira wakubwiye ati sheri gwino duhure sibyo tuganire ngutemo nakantu sibyo nyina akagwa time yiwe ikintu cyaba nyikirenze n'iki kano kana Yaka kano kanya umugore muri kumwe muri mu cyumba sibyo so muri mu cyumba show us like abantu bakurikiye Big Show TV barebe ngo umukunzi mushyashya wawe mwiza gutya how do none se tubikoreke gute aha ngaho turi mu buriri aha turi mu cyumba none se turagira ngo ukuri tugushyire ku karubanda ntacyo mwasohotse teranga none se ahanga uragira ngo turongoranire ahanga imbere sinabwiye murongorane basi turebe ko mukundana tangiye kuzana ibintu byo mu cyumba uragira ngo muririre ahanga muririre amatsiko na show yacu
ngo mu cyumba ibyo ngibyo ni ibanga ryo mu cyumba. buri umugore mwiza ntabwo ari ibyo ku karubanda. kubera iki se urabona ko nabanyitayeho kagasimbara abanyitayeho ndabizi arankunda mva rwose njyewe ntabwo nyine wa muntu uzanshyira ngo kuri profile ziwe ngo kuri status ziwe mani atambwira ati mani hari umutipe urumva ari abatipe bari hanze aha nyine bano batipe ntazi ubwoko bwabo bw'ukuntu banameze njyewe urumva nkubwira njyewe mfite n'inshuti yanjye nyayo cyangwa se ari nka petit frère na grand frère nshobora no kumubwira ati sheri musamuze rwose. bivuze mwebwe muri mu rukundo rwa business ntabwo muri mu rukundo rwa nyarabara rushobora kuba rwarambana. twe ntabwo turi muri bya bindi tugiye gushakana ngo namakwiya ntagikwe ibyo bintu uba bavuze nkeka ko atibeshye baravuga ngo ntagikwe. ashobora kuba afite nk'amadolari 100 cyangwa enye afite nkamuhamagara tukicara tugasangira niba ari ako gakoko tukakarya tugasangira akanakomeza nanjye ngakomeza ko ntabwo tubana nk'umugore n'umugabo nta bintu birenze kajombamo nyine. So mu gihe turi gusaba kino kiganiro sasa nabwiye munyereke how you make your love yourself. So munyereke ngo nibura abana kurikiye Big Show TV twakubwiye ko dukundana ariko ntabwo bigaragara ko mukundana. nese okay gabasi kama akabizi kugira ngo ubyizere kuko nta gitanda kiri hano ngo twata tukwereka ibirenze ibyo. hari ikindi ukeneye koko n'uburiri n'ubutubonera ubu duterekeranga ikijye kira ratio militaire comme so mu gihe tuko ya Big Show TV Yaka Mwana ari kumwe n'umwana mwiza mushyashya mino miss basigaye bakundana. So Yaka nshaka kumwisha gusa uyu ni umukobwa kandi inshuti yanjye nanjye ndi umuntu urumva turakundana biri aho ngaho ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo ni ugushyira mu mago turakundana nta gikwe twebwe dukundana nk'abazungu turahura tugasangira agakomeza byaba ari ngombwa ko amba kuri systeme gira inka munyarwanda ngafataho urumva agakomeza nayo ngakomeza ntabwo ari bya bintu ngo igikwe ngo turi gupanga igikwe dukundana nk'abasitari bari aho ngaho ni showbiz. Okay, abantu bakurikiye Big Show TV bano bantu babiri bakundana nyine bimwe mu ngo showbiz ujombamo kuramo zaya amafaranga ndayabonye. So mu gihe turi umva nkubwire uyu nguyu n'umufate nyindaya ngo ndumva utangiye kuzana iby'amafaranga uyu ntabwo acuruza twakubwiye yuko nyine umuntu ashaka mukeneye arafasha ko nanjye namufasha ntabwo acuruza umubiri ni inshuti yanjye. Waguhaye urugero turakubwira nyine ni nkuko washaka umugore mwiza ukabasha kuba mu gihe waba udahari akabasha kuba yakita no ku rugo akagufasha. ariko njye ndashaka kurega abantu njye nahamagaye no kuririmba umuntu wagiye gufata umutwe wa Yaka akawutereka ku kibuno cya Pamela ibyo bintu yabikoreye iki? Je navuga sinese Pamela na Ben Sabastar nabo ejo mu cya bakoze igiko gufata umutwe wa Yaka bakoze igiko ukawutereka ku kibuno cya Pamela bya bintu ninde wabikoze ngo Yaka ndabarega no kuririmba ngewe umuntu wagiye gufata ishusho yanjye akayitereka ku kibuno cya Pamela umugore wa DB ibyo bintu yabikoreye iki? aze kuza muhe icyanjye basi abari cyo gutereka of course wenda byibuze ko nanjye ndagifite ku pasi yo we turi kumwe nanya gufata Pamela uri kumwe n'umugabo we muri Amerika ukajya gufata umutwe wa Yaka ukawutereka kibuno cya Pamela. Reka mbabaze man bro urabona Pamela de Ben si bakundana uziye bamenyaniye kugira ngo bakore ubukwe hari amaze imyaka ingahe myinshi cyane uri kumva basi ntabwo ko yarifashe ariko reba ku mabane si bakoze igikwe si bari muri show busy nase kukinye mu mbwira ngo turangoje mo ngo nije twebwe turimo nyine twebwe nta gahunda dufite za debeni turimo tuyiryohereza amafaranga ariko natwe dufite makeya tugomba kuyenjoyinga turimo turabanza turaryoshya turagiye turi kuryoshya
yamo yakorera rero sasa mu gihe turi gusaba kino kiganiro twagiranye hagiriho umuntu uvuga ati munyamakuru baguha ifaranga uba wabuze iki se ubundi uba wabuze iki rwose gukiraga koko turakishyura muco kandi ugashyireho gukirira bitwaye ikisi. So dusoza ikiganiro cyacu kuri Big Show TV Rwanda mugiye kubwira abantu ko iki Big Show TV Rwanda how they can see you, they can follow that channel. Njyewe Yaka Mwana, abakunzi ba Yaka Mwana nsigaye mfite channel bita Yaka Mwana TV Show, mugiye murebe hariho video zigiye zitandukanye. Uyu mukobwa rero mureba hano ni inshuti yanjye, nagira usaba nimero, ndabazi hari abantu bamaze iminsi bamamagara bambaza abakobwa kuki mumamagara ngiye mbaze mbere n'abantu. Hari umupapa rwose ufite n'urugo amaze iminsi amesha umutwe ngo ni nimero z'umukobwa yatubonanye hano ku kiganiro. Ubwo uyu nguyu nawe mu kanya muri kunesha umutwe ngo Yaka ngo aduhaye nimero z'uriya mukobwa. Uyu ni uwanjye, mumbabarire uyu ni uwanjye rwose, ariko nimushaka muterete nubundi ko muzamuha tukasangira Uretse gato kugenda bro Big Show TV abafana so Big Show TV ni njyewe Yaka Mwana, muzajya mumbona kuri Big Show TV inshuro nyinshi, kandi tugomba kuba ibiganiro bigiye bitandukanye byo kubaryohereza, kubagabanyiriza iki stress. Yes, you can follow Big Show TV online every day. Tuba kiganiro gishasha trendy, abakobwa beza, abana beza n'abahungu beza bakundana. Ukora share, subscribe, comment and like. Yes, babyumvishe. Okay, sawa, ciao. Mukore subscribe, ngiye kujya mbakubita ibiganiro. Umuntu ufite depression y'urukundo rwose naze mugira inama kabisa, mutema ahubwo nawe bambona usa nk'umuntu ugize. Ndagukunze.